niba binabeshya bihangana oya biraryoshye nabitetse nyine nk'abagabo ahubwo nibyo sawa uri kufasha cyane ubu abakozi nashakaga birirwa banisha umutwe uvuze gutyo nyine natekereje ndavuga ngo ko nta mukozi nabonye cyangwa wamwohereje iwawe oya nabaye mbiretse nuko n'umwana yarakoze nyine n'abandi bakozi ndaza ngakora udushoboka nyine ariko rero n'abakozi abo bagumye gutesha umutwe ahantu babitse byabananira kumanajinga nyine ariko nanjye ninjiye mu muryango utandi wa gatatu basinzi nzi iminsi ndahangaha nyine ariko nyine muri ino minsi nanjye mumbariremo ndi wa gatatu mwongeye kubara babiri oya wowe nawe wabaye wa gatatu nabaye wa gatatu okay hanyuma se kutarya ndi kurya ndabona nta na bito niba bako mwakoze ryoherwa rero ni ukuri pe biraryoshye ariko njyewe nyine nariye kuva kare imyuka byose nayimaze ndashiriyemo ntetse muka se watumuha ariko nyine ndeka namugani ariko ni uburinganire pe umugabo wawe buriya mwapfuye iki ko cyangwa yanze guteka shaho yanze guteka mu Rwanda wapi wanjye yazaga nyine yasinze akaza nyine avuga nabi agataha mu masata z'ijoro oya akaryamye akazanuka amubita ngeraho nyine ndavuga ati ibi sinabivamo nuko mpitamo kwigendera nawe aragenda usigara mu kode nuko nahise nshaka udufaranga nyine ibimina mugani hari icyo bitwongera twebwe bagore imina no munsi ngo ni inkingi y'igitsina gore umva cyane kubafasha kwiteza imbere iyi naragenda kuzamo udufaranga dukenya upfa gufinda ubuzima tubavuga intoki genda bizamuka numva agiye kuhatuzanya hariya korera ariko nyine ngeze ahangaha nabuze icyo mbona ibikorwa n'iby'abagabo ntabwo nabyita ko ari iby'abamama noneho byarenze intera n'umugore ubifitemo imbaraga nyine agomba kwiteza imbere ntabwo abagabo aribo bakomeza n'uko ntabwo ari wagize urugo gusa apeti rero ndabona nta kuraje ufite mesi nta kibazo pe gaze turuhuke mu kanya tubongera turya sibyo nta kibazo tubanze dushyiramo agapoze dushyizemo agapoze aha mu kanya icyo nuko we wabipinze pe biraryoshye ntacyo wihangane nakubwira akantu agaki tesipurize imeze gute wagiye mu cyumba uraramo ambwiye se ntabize gute nteye amatsiko utera amatsiko wigenda ureba genda telekomande kizana oya narukaza abukaza niba kayibanga ntaza kuri telekomande oya agenda kagende ntago karahari genda urakabona kari mukizi genda urabibona iki kari mukizi ntawe icyuma cyose nizenguruka genda ndangiye genda tukabara ntabwo mubwira agenda ushakishe icyuma cyo gutekeramo oya icyumba cyawe mbere mpamvu kareba uramubwira nta ribi wakabonye kameze gute iko kameze gute
reka nze ndebe uko bimeze kanze murebere nze ndebe kanze ndebe uko bimeze umugore se size yanjye yose yarayifashe mu mutwe ibyangwe be yewe data si ibyangwe byose abere asika ameze neza cyane ukuri pe ndiho ndabireba ahubwo se yena byanacanze ngwino umbwire ntaza kwibeshya da kanze ndebe ndebere niba none kabisa Nuriye mugore. Nese byose ni mbibonye nyine hano muri envelope. Byose ni ibyawe. Ngiye mbikuyemo muri envelope ndavuga nti wasanga harimo ibitari bya Nini wayambaye? Cha byose nigeze pe nabonye ari size yanjye. Size ya kabisa. Kubyamba ko nabuze se. Cha nabuze yo ndikaniyo. Nini wayambaye? Wewe wanje pe. Ubuse byose nabonye ari size zanjye. Nzi kwitegereza. Nunguzi kwitegereza cyane. Tayi yawe ndayizi neza neza. Ahubwo se ko mbona bya. Bise ishati. Oya byose nigeze ahubwo wagira ngo. Mbara naka gashati rero. Ahubwo ishati yo. Nawe wagira ngo se wagira ngo nayishyizeho. Mbara. Nayishyizeho ngira ngo ahubwo. Amaro rebe ukagukwira. Gashati nagakunze cyane kuko gasa umweru. Cyane uzanjyana mu birori ariko. Nizere ko yadusohoka aho. Nizere ko wabirondegura imyenda. Baraneza ko. Protocol. Zakonwara abandi bagoreta. Cyane ko mwasa. Kuri pe siko wagira ngo none se bari bapimye Yose. konzi ko tutarara mu cyumba kimwe bamenye ibipimo byanjye gutya muri uru rwego rugeze aha gute Itayi yawe ndayizi. ntamenye kera uzi ko wamenye kera wa mugani njye ntara Cyane. Sonje ugiye ku isoko wamenya tayari. byanjye sinabishobora pe Pataro cyangwa ikanzu. akabagore muhamuzi n'utuntu yego mana nyagasani wewe cyakora umva gusenga ahubwo se imyenda nta n'ahantu utajyana menya no kujya gukinana umupira wayijyana ntabwo ariyo mu mipira ukuntu imeze Ukujyana ahantu gusa ujye gutembera cyane ukuri ariko nizere ko uzanantembereza imyenda cyane ukuri ndabona bigoye baba we mva cyane nibyo cyamva ko bavuga noneho harya nawe neza usohokere neza mu bandi nzanyambara ryarira ugiye gusenga nzanyambara sasa nzibagirwa nkayijyana no gukina umupira uzongera turi nyinshi ndabona umva iyi myenda ariko wampaye umva ni karite cyakora ibi ngibi aha hantu gusunda amahoro ubungubu amahoro amambaye ntesha umutwe Oyo byumuga ko ntacyo wabuze nukuri pe ahubwo rwose ko abagore bashaka gufata abagabo neza bariho ahubwo byari byarananyobeye cyane akoze umwamba nukuri pe ndashimye ndaza kuzingira neza rwose nk'icyo kibazo sawa rero reka dusubire none se ubona mbe nyikuyemo cyangwa njyane tube twicanye ara muri sande oya waba uyikuye ariko se waba ushaka tukicarana muri sara oya uyambaye nkakureba neza uyambaye
nari ngiye kugira ngo nase dukomeza kurya sinzi ibi nta kandi tuzayambara tujyana ahantu hose nanone tugiye mu tembere tugiye gusenga reka two kuyijyana mu uzayambara tugiye gusenga cyakora ni wowe wanjye kabisa byose nabuze icyo mpitamo ahubwo se urabona ntanaberewe na gutya nubwo nashaka nagenda gutya ahubwo tugende dusubire kurya tugende rero umva ukuntu gahunda zimeze ngiye gutembera muri no quartier sibyo fata urufunguzo nari nduzanye ndafunze nyine ugenda urebe urebe ibyo utunganya nanjye ndiho ndahareba hano ntago mpazi sibyo nta devoir babahaye rero genda mu rugo dore nani se yafunze nari ndi kureba no quartier ndaje ndahagusanga ndi kwatembera ntago mpazi ngo ntacyo turasubira mu kanya ego ejo tangiye kubungabunga muri izi karitsiye yaje ejo ibyo ni iki tangiye kukirara aka kanya